ndumva ngiye gusoza. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu ntabwo nkunda ubuzima bw'umuntu utanezerewe n'uwari we. Iyo udashobora kwiryohera ntushobora kuryohera abandi. Jean Paul ndakarabo keza k'Imana. Ntabwo mbizi niba ndi roza cyangwa ndi ibara ry'umuhondo, niba ndi ibara ry'umutuku, ntabwo mbizi, ariko ndakarabo keza k'Imana. Bibiliya iravuga ngo naremwe uburyo butangaza. Haleluya, naremwe uburyo bugize gute? Butangaza. Ntabwo usanzwe mu maso y'Imana. Satani rero ntabwo akwiye kukubwira ko Imana, murangurikiye, ntabwo akwiye kukubwira ko Imana yakwigirijeho nkana. Uri we wese uri mwiza, usa neza, uteye neza. Reka mbakosore mbakuremo ibintu isi ya 5G iri kuzana. Murabizi ko mu buzima bugezweho cyane cyane abagore nibo bafite ingorane kurenza abagabo. Twebwe ubu nta kibazo dufite. Abadamu bavuga ko mu Rwanda amakuru ahari nuko umudamu ugezweho mwiza nufite mu nda 0. Mu nda icya kabiri akaba ari igikara. Ibikara nibyo bigezweho. Igikara cy'ikinyafurika ku buryo umureba ukabona afite urukara rwiza rutarimo mukorogo. Ndeba hano rutarimo. Kera nigisha urubyiruko najya nyita ngo ni nkorogoto batarayica, ariko hashimwe Imana ko bayiciye. Yari maze abajene hatarimo nkorogoto mu maso. Noneho isi rero itanga amakuru umuntu akayakira, atangira kurwana no gusa nuko isi ishaka. Kandi mwibuke ko hari ku Imana igize gute ishaka ibintu. None nk'umuntu Imana yahaye inyama kugira ngo ikoreshe umurimo wayo, ugasanga afite mu nda hatari 0, ubwo azarwana no kugira mu nda 0 bizagera ryari? Rwose reka makopezi banga. Yego rwose nimukore siporo, nimugabanye ibiro, ariko hari ibiro batagabanya. Ibiro byose byaje mu mugambi w'Imana no mu murimo w'Imana, urwana nabyo. Mfite umuntu w'inshuti yanjye yarangije amasengesho y'iminsi 7, ndamuzi rwose, ngira ngo namushumba ashobora kuba muzi, afite ibiri 100. Abirangije agiye kwipimisha asanga byabaye 106. Arambwira ati Jean Paul we amasengesho yaranyishe myavuyemo. Ikintu cyose cyaje kije gukora umurimo w'Imana ntabwo ushobora kukigabanya, kuko ni umugambi w'Imana. Simbabuza kugabanya ibiro, ntabwo mbabuza kujya kuri regime, rwose ni mubikore, biri scientific approved, bifite ukuntu muri science bisobanurwa. Ariko nimukajye kuri stress yo kuvuga ngo urumva ngo bavuze ko ikirenge kigezweho ari gifite ibice 39, none ngewe ufite 42, ubwo ndarwana no kugabanya. Inkweto zizakwica. Ni wambara inkweto za 39 uzarwara urembe. Satani rero mu bintu akoresha ayo maranga mutima atarakira umuntu uko ari, akakubwira ngo Imana yakwigirijeho nkana. Ni wowe uhorana inzara, ni wowe uhorana ubukene, reba nukusa, reba uko uteye, ngaho rira. Umuntu akarira. Sigara wiryamiye, umuntu akaryama. Va mu murimo w'Imana, umuntu akawuvamo. Akamubwira ati ubishatse wanakwiyahura, nta nubwo uzanabaho. Agatangira kurwara indwara yaho ataragera. Mu bintu Imana ibandindira abakristo bo mu Gatenga, ibarinde kurwara indwara yaho mutaragera. Icya kabiri Satani akoresha nuko Satani akunda kuganiriza abantu b'Imana basanze mu gihe kibi, akababwira ko Imana inejejwe no kukubabaza, nta nimwe Imana yifuza kukugirira. Akabihuza n'amateka n'ubuzima abantu bagiye bakuriramo. Akakwereka ukuntu tante watakugiriye impuhwe, mukuru watakugiriye impuhwe, umugabo atigeze agukunda nkuko agukunda, akakwereka ko no ku Mana nta buhungiro ufite. Ariko reka mbabwire ijambo rikomeye kugira ngo tuze gusenga mu mwanya. Yesu ashimwe. Haleluya. Ibi biragusaba yuko uhishurirwa urukundo rw'Imana. Ni ukuri mu bintu Imana ikubikiye ni urukundo rw'Imana. Ahantu hose ushobora kwibura, aderese zose ushobora kwibura, ushobora kujya mu bantu ntibakwakire ntibakwemere, ariko mu rukundo rw'Imana ruhora rwakira abantu. Niyo aderese yakira umuntu wese uko ateye, uvuga cyane uvuga gahoro, mu rukundo rw'Imana baramwakira. Umuremure n'umugufi mu rukundo rw'Imana baramwakira. Ufite amateka ashaririye n'ufite amateka aryoshye mu rukundo rw'Imana baramwakira. Uwize n'utarize mu rukundo rw'Imana baramwakira. Kubihishurirwa, haleluya, bituma umuntu ahagarara mu gihe kibi akavuga ngo nubwo magaze mu gihe kibi, ariko urukundo rw'Imana ruracyangose, urukundo rw'Imana ruracyari kumwe nanjye, bigatuma umutima ukomera, akabona uko anesa amajwi y'abadayimoni.
icya kabiri cyanejeje umutima wanjye. Haleluya, haleluya. Nubwo uhagaze mu gihe kibi, ugomba kuvoma imbaraga z'ahandi hantu habi wanyuze, ariko Imana ikahagukura. Torero ry'Imana muraho neza? Nta hantu habi twanyuze Imana ikahadukura. Jewe ndavuga ibintu byoroshye, ntabwo ndavuga ibintu bikomeye. No kubasha kwiyambutsa rompuwe ni ikimenyetso cyerekana ko ari umugambi w'Imana ukomeza. Sigaye nkorera ahantu hano hafi ya Lycée de Kigali. Naje kuhiga mu mwaka wa 4 ntwaye igikapu mvuye iwacu muri Nyagatare. Ndaza ntabwo nari mpazi, ndayoboza mbona nisanze muri Lycée de Kigali. Icyo gihe ntabwo nari nzi kwambuka rompuwe kandi nari nagije imyaka 3 ya segonderi. Kwambuka rompuwe byansabaga kubanza kubara imibare. Mu gihe umwana wo muri Gardien yambuka nta kibazo afite, nge byansabaga kubanza kubara imibare no kubanza kwiyambutsa rompuwe. Ubu nizanye rero, ntimugire ngo harwaje mwanzanye, nizanye kandi uyu mujyi nkubyariyemo, nkukoreramo, nkufite n'akazi. Bikwiye gutuma mvoma imbaraga mu bintu Imana yakoranye nanjye. Mvuza koroheje, bikantera kubwira Satani ngo ceceka. Nubwo Imana ntayumva, nubwo Imana ntayibona mu bihe bibi, haleluya, ariko hari urukundo rw'Imana rukingose. Reka nsoze ko iyo ndize Imana indindi. Kuba warashoboye kubyara ukaba ufite abana baguhamagara dadi, bavuga muri Tinoro, bavuga muri Aruto, byose biraryoshye. Kuba warashoboye no kwiga iwanyu so adashobora kukurihira, ariko Imana ikagisunika. Nubwo wigiye ku mwamba ariko yarasunitse. Nubwo utize muri University y'u Rwanda ukajya muri Yerika ariko yarasunitse, wabonye uharangiza. Ukwiye kubivomamo imbaraga. Haleluya! Ikindi tugomba kuvomamo imbaraga. Yesu ashimwe. Agakiza ni imbaraga zikwiye kuduhumuriza, kuko ntabwo dufite ibyiringiro bigarukira ino. Dufite ibyiringiro bitarangirira ahangaha, bitarangirira muri ubwo buzima babwira. Dufite ibyiringiro bizatwimurira, bikaduterura, bikatuzamura, bikatugeza iyo badapfa, iyi ntambara zitaba. Ni imbaraga zikwiriye gutuma Jean Paul nezerwa mpagaze mu bihe. Hari umwanditsi w'indirimbo yitwa Fanny Crosby, abiga iby'indirimbo. Mu 1873 yanditse indirimbo ivuga ngo Breast Assurance, cyangwa se 97 mu ndirimbo zo gushimisha ivuga ngo nishimiye ko menye rwose. Yayanditse ari impumyi, yahumye afite ibyumweru 2, muzasoma amateka ye. Ariko muri ibyo byumweru 2 urukundo rw'Imana rumusangayo. Amaze guhuma hinduka umuhimbyi w'indirimbo, yahimbye indirimbo bakoresha mu bitabo zigera hafi zirenga 8,000. Iyo ndirimbo yandika yarari kumwe n'undi muvandimwe, aricara arahumye ntabona. Ariko nubwo atabona, haleluya, imbaraga z'urugendo yagendanye na Yesu habitsemo amateka adashobora gusibangana, yanditswe ku nkingi y'umutima udashobora kuvanaho. Aravuga ngo nishimiye ko menye rwose ko Yesu ari umukiza wanjye. Aravuga ngo yambwiye ko ndi umunyabyaha, ndihana ndizera arankiza. Aravuga ngo nibyo ndirimba, nibyo mvuga, nshima umukiza ubudasira. Ubuzima twanyuranyemo n'Imana, amateka dufitanye n'Imana, ibihe bikomeye twanyuranyemo n'Imana, ibihe bikomeye Imana yaturokoye, ibihe bikomeye nabonye mu Imana, bikwiye gutuma mvomamo imbaraga zituma mpagarara mu bihe bibi. Nashobora kumva amajwi y'abadayimoni atuma ntuka Imana, nkabwira Imana ngo nubwo nakubona ariko uraryoshye, nubwo ntakumva uri Imana nyamana. Imana idufashe. Ibyo bintu bibiri, guhishurirwa ko mu rukundo rw'Imana twisangamo, kabiri tugahishurirwa imbaraga
Imana yakoreshe kugira ngo iturokore ibindi twanyuzemo mbere yuko ibindi biza, bizatuma duhagarara neza tudatutse Imana, tutayitonganisha. Abisirayeli bamaze gutuka Imana, nanezerewe cyane ndimo niga inyigisho. Bamaze gutonganya Imana, Imana yarabahannye, ibahanisha ikintu cyantangaje. Ngewe nize siyanse byatumye njya gukora ubushakashatsi ngo ndebe ibintu byari bigize ubumara Imana yakoresheje. Bene da, Imana irakiza, ikiza no ku butabire, ikiza no kuri chemicals. Abantu muri hano mwize, Imana irakize. Reka mvuga ibintu bitatu ku buryo nta muko nta burigira. Muzi impamvu? Na babandi mwize professional courses mwarwara umutwe utarabasha kubarura imari y'Imana. Nta database washyiramo ubukungu bw'Imana. Niyo mpamvu Imana yanze kuruhanya nta muko nta burigira. Ese abantu baranyumvise? Nta muko nta buri Imana igira. Muzabara imari zahawe mukorera no muri company n'ahandi, ariko iby'Imana byo muzabyihorere. Imibare yacu ntiyahuza n'iby'Imana itunze. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Icya kabiri, bikwiye kudutera kwizera ko amasoko y'isi nafungu, Imana izafungura andi masoko tutigeze tumenya. Imana irakize ku buryo itagarukira kuri ibi mwamenye. Hari ibyo mwabonye murabimenya, ariko hari ibindi Imana itaragaragaza. Ndashaka kubabaza akabazo ejo bundi naragasomye. Imana ituma igikona kuzanira Eli y'inyama, yazikuraga abasomye Bibiliya, ntaho Bibiliya ivuga. Bivuga ko hari andi mastoke y'inyama Imana ifite n'imitsima tutaramenya. Abantu bakijwe bakizera, iby'isi n'ibifungwa tukiri inaha, Imana izadufungurira andi masoko isi itigeze kumenya. Cyumweru nateraniye mu itorero rya Ndera, bampaye intashyo muzakire mu izina rya Yesu. Mureke dufate Bibiliya zacu duhere mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, mu bice byaho ni 10 umurongo wa 10, umurongo abantu benshi bazi. Yohana ibice 10 umurongo waho wa 10. Dusome mu izina rya Yesu. Yohana ibice 10 umurongo waho w'10 aravuze ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Tuvuge ngo amen. Uwo ni Yesu wabivugaga. Kubara 21, igitabo cyo Kubara 21, dusome duhere ku murongo wa 4 ndaza kugeza ku murongo wa 9. Turaza kuhakura amagambo andimo muri uyu mwanya kugira ngo tuyaganireho. Kubara 21 duhere ku murongo wa 4 turaza kugeza ku murongo waho wa 9. Aravuze ngo bahaguruka ku musozi Hori, baca mu nzira ijya ku nyanja itukura, ngo bakikire igihugu cya Edomu. Imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo. Abantu bavuga Imana na Mose nabi, bati mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu? Ko ari nta mitsima twaboneye, akaba ari nta mazi, kandi tubihiwe n'iyi mitsima mibi. Uwiteka yohereza mu bantu inzoka z'ubusabwe butwika, zirabarya, abantu benshi bo mu Bisirayeli barapfa. Turi kumwe? Abantu basanga Mose baramubwira bati twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nawe nabi. Saba Uwiteka adukureho izi nzoka. Mose arabasabira. Uwiteka abwira Mose ati shura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Mose acura inzoka mu miringa ayimanika ku giti cy'ibendera, uw'inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Tuvuge ngo amen. Tugiye kuganira ijambo rikomeye rivuga ngo Yesu wahindutse ikivume ku bwacu niwe udukiza. Ntabwo yadukishije gusa, ahubwo aracyakomeje n'akazi ko tudukiza. Imana imfashe muze kunyumva. Yesu wahindutse ikivume ku bwacu, ntabwo yahindutse ikivume abihisemo kugira ngo ahinduke ikivume, ahubwo yahindutse ikivume ku bwawe nanjye. Akomeje n'akazi ko kudukiza. Yaradukijije, azakomeza kudukiza. Imana ibidufashe mu izina rya Yesu.
muri aya magambo dusomye mu gitabo cyo kubara, munyemerere mvanemo ibintu bigera nko muri 4 tugiye kuganiraho, dusoreshe ariya magambo twasomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu bice 10 n'umurongo w'10. Ijambo rya mbere nshaka ko tuvugaho kandi twumva neza nuko urugendo rugoye kandi rwacogoje imitima y'Abisiraheli kugeza ubwo bitotombera Imana, rwatewe nuko bene wabo bitwa Bedomu banze kubaha inzira. Nimusoma Bibiliya neza mwitonze muzasanga bari babanje gusaba inzira ya bugufi, bayisaba bene wabo bafitanye isano ya bugufi, kuko Edomu niwe witwa Esawu. Esawu avukana na Yakobo, urumva bose ni bene wabo. Babasaba inzira, barabwira ngo mwatwemere tukanyura mu gihugu cyanyu ko aribyo byatworohera kugera ahantu dushaka kugera. Ariko bene wabo babima inzira. Munyemere mvuga ibintu bikomeye muri aya magambo. Mu bintu bitangaje birimo, buriya ikigeragezo cyose cyasunitswe n'umuntu mufitanye isano ya bugufi kirasharira, kuko amarangamutima abatanga ibisobanuro avuga ngo ariko iyanyemerera ko ari mubyara wanjye, ko ari mukuru wanjye, ko ari mama wanjye, mbese ubushakisha ubusobanuro ukumva nta busobanuro na bumwe yari afite bwo kukugerageza. Aba rero kimwe mu bintu byabaremereye ni ugukikira igihugu cya bene wabo, babasabye inzira bakayibima. Kugeragezwa na bene wabo byababereye umutwaro ukomeye. Bibiliya iravuga ngo bakora urwo rugendo, barazenguruka bakikira igihugu cy'Abedomu. Mu kugikikira, imitima y'abantu icogozwa n'urwo rugendo. Munyembe mabwira ikintu gikomeye cyantangaje, uko urugendo rwaba rureshya kose, hari ibintu bitemewe mu rugendo. Ntabwo byemewe kuvuga Imana nabi, ntibyemewe kwitotombera Imana, ntibyemewe no kwivumbura ku Mana. Hari amahame yemewe mu rugendo. Ugomba kugenda uko urugendo rwaba rureshya uko ariko kose, utitotombeye Imana, utavuza Imana nabi. Turi kumwe bene data. Kandi natangaye iyo umuntu ari kunyura mu bihe bikomeye. Mbibutse ko hari urugendo abandi batagufasha, ruba ari urugendo rwawe, iba ari inzira yawe ugomba kunyuramo udashobora gukwepa. Bene wanyu batashobora kugufasha, mukuru wawe adashobora kugufasha, ubutegetswe kuyinyuramo. Mu bintu rero natangaye nuko iyo umuntu ari kunyura mu bihe bikomeye bigoye, Satani mu bintu ahatira umuntu kurakarira Imana no kuyivuga nabi. Cyane cyane umuntu wamaze igihe kinini agendana n'Imana, iyo agize ibibazo akanyura mu nzira igoye ivunanye, inzira icogoza umutima, Satani ahita kwegera agatangira kuguhamagara, ahubwira ngo wabwiye Imana nabi, wayibwiye nabi. Ariko bene data, ndashaka kubabuza ikintu gikomeye. Ubwo turi mu isi, murabyibuka yuko uyu munsi turi kuva muri 4G na internet dukoresha, abandi bageze muri 5G. Ariko mu kwitegereza kwanjye nk'ijisho ry'umuntu ureba, ndabona dufite n'ibibazo byiruka nka 5G. Ariko nta muntu n'umwe wemerewe kwitotombera Imana no kuvuga Imana nabi. Nubwo Satani arimo ahatiriza abantu ababwira ngo yibwire nabi. Hari umuntu umwe bigeze kutubwira ikintu, ariko nsanga cyari gifite ivangirwa. Yatubwiye ngo ukuntu ngo yabwiye Imana nabi ngo irakora. Murangurikiye? Ngo yayibwiye nabi, yari mu gihugu cyo hanze, ngo ahamagara Imana arayinginga arayibura. Murabizi ko hari igihe umuntu ahagararamo ugahamagara Imana iburyo ukumva ntuyumva, ukagerageza iby'ubumoso ukumva ntuyumva. Ariko burya Imana ibihari, nuko kiba ari igihe cy'akanya gato ikwihisha kugira ngo irebe niba wahagarara mu bihe utari kuyumva neza, ugakomeza kuguma nk'uko wari umeze uyumva neza. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Uwo muntu none avuga akantu kabi cyane, aratubwira ngo yayibwiye nabi. Mbabwira ukuntu yayibwiye, ngo yarahagaze arayibwira ngo Mana, ngo nawe uri wowe ugahagarara muri bino bihe mpagazemo, ngo ni ukuri wakururuka ukitabara. Aravuga ngo manuka aka kanya undengere, kuko nutandengera hasigaye ko ngutuka. Ariko nta kintu na kimwe yumvise. Bwira mwene so ngo ntacyo wakumva. Mumbabare mvuga ikintu gikomeye.
kwitotomba, kwihima ukarara utariye ushaka kwereka Imana ko ikwiye gukora, ntabwo biyikoraho. Ntabwo Imana ifatishwa n'imibare yacu n'amarangamutima yacu. Ndetse isomye Bibiliya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ngira ngo ni mu bice 6 uhereye kuri 25, Yesu we natubujije no kwiganyira, kuko kwiganyira bituranye bya bugufi n'agahinda gakabije. Agahinda gakabije kanatera n'indwara. Umuntu ashobora kukavanamo igifu kidakira, umutwe uhora umurya, akavanamo hypertension, umuvuduko w'amaraso. N'Imana igutabaye ubyivuzamo. Mwabonye abantu Imana yatabaye kubera ko yarwariye igifu gikomeye cyane, akarya ifiriti ariko arya n'ikinini. Niyo mpamvu mu bintu Yesu yabuzanije ikintu cyitwa kwiganyira. Imana imfashe. Haleluya, haleluya. Yobu amaze guhura n'ibyago byinshi, wenda nk'ibyo wahuye nabyo nubwo bidasa n'ibya Yobu, ikintu cya mbere umwuka wa Satani wanyuze mu mudamu we, aramubwira ngo wakwihakanya Imana yawe ukipfira. Ariko Yobu ahagarara mu gihe neza. Mu bintu Imana iduha, duhagarare mu gihe Imana yemeye ko duhagararamo neza. Aramubwira ngo ntabwo twahabwa ibyiza biturutse ku Mana. Imana niyemerera ibibi, niturangiza twe guhagarara neza. Imana ituremera kwizera gutuma umuntu wayo ahagarara mu bihe bibi ahagazemo. Kubera ko ku muntu w'Imana buri wese ni umukandida w'ibihe byo kugeragezwa, ariko ni n'umukandida w'ibihe byiza by'ibisubizo. Imana idushoboze guhagarara neza mu bihe byose Imana biduhagaritsemo. Haleluya, haleluya. Mumbabarire mbakopeza ibanga rikomeye muzagenzuraho Satani abasanze mu bihe. Icya mbere nuko Satani azi gushingira ku bihe duhagazemo akabibyaza amakuru atariyo apfuye. Icya mbere cyantangaje, agusobanurira ko Imana yakwigirijeho nkana. Mu ndebe hano babwira ikintu gitangaje. Satani ni umuhanga, ashobora no gushingira ku njwiri gusa. Agura tukurikije uko Imana yakuremye ikaguha injwiri kandi zitagezweho, zitari update. Imana yakwigirijeho nkana. Kandi mu bintu njya mbwira abakristo, Yesu ashimwe, njya mbabwira yuko buri wese agomba kwiyakira uko ari, kuko uko umuntu ari ni akarabo keza k'Imana. Iyo utariyakira uwo uri we, Satani ahora akoresha ako kantu utarakira ku buzima bwawe nk'iturufu yo kukubwira ko Imana yakwigirijeho nkana. Noneho wahura n'ibibazo akavuga ngo nanone Imana irongeye. Imana irakwigirizaho nkana. Yakuremye isa naho itinze, yakugezeho iguha ubwenge butangana n'ubw'abandi. Satani ni umuhanga, afite ukuntu akusanya ibimenyetso. Ariko mu nyumve mbabwira ijambo rikomeye. Imana iduhe guhagarara mu Imana iducishamo, tutayitonganije, tutayitutse, ahubwo duhagarare neza nk'abantu b'Imana. Amen. Haleluya, 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 haleluya bene data. Kandi ngiye kubakopeza akantu gatangaje. Umuntu wese uri hano muri aya materaniro, Imana yamusizeho akantu gato kamwibutsa yuko ari rojyorojyo, ari umuntu karahari. Ushobora kuba ufite amano udakunda. Abantu bavuye mu cyaro muri hano, ugira amano y'amanyamugi ukagira n'amanyacyaro. Mu by'ukuri akora umurimo mwiza, ashinzwe kukwibutsa ko nubwo wageze mu mujyi ariko wavukiye, urumva atari mu kazi keza k'Imana. Hari n'igihe ukuba igitsi imyate yose ikavaho, ariko igitsi cyawe wakira ukabona kiravangiye, kirimo ubunyamugi nk'umuntu wageze mu mujyi, ariko kirimo n'ubunyacyaro. Ibyo bintu byose ni ibintu Imana ikoresha umurimo wayo. Ese muranyumvise? Hari n'ugira amatwi adakunda, ngo ugiye amatwi yanjye ngo arabangaraye ngo sinyemera. Ntabwo azavaho kuko ari mu murimo w'Imana. Undebe hano babwira ikintu gikomeye. Iyo wa mugabo mugufi tuvuga muri Bibiliya, muramuzi mwese, witwa Zakayo, ataza kuba mugufi, mu mufuka yari muremure, no mu cyubahiro yari muremure, ariko mu buzima busanzwe yari mugufi, ntiyari guhura na Yesu. Yari kumureba ari kure. Ngiye kuvuga ikintu gikomeye mu ndebe. Yari kumureba ari kure kubera uburebure, akavuga ati ndamubonye, mbonye nta n'ibimenyetso bifatika. Ariko kubera kuba mugufi, muranyumvise, byamuhuje na Yesu. Yuriye igiti bituma Yesu amusanga mu giti. Icyo abantu batemera n'iki isi itemera muri standard z'isi,
murangurikiye, Imana izakibyaza umusaruro wacyo kuko ariko yemeye kumera uko nguko. Niyo mpamvu nshaka ko hari amagambo mubwirana. Bwira mwene so ngo urakarabo keza k'Imana. Ndumva ngiye gusoza. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu ntabwo nkunda ubuzima bw'umuntu utanezerewe n'uwari we. Iyo udashobora kwiryohera ntushobora kuryohera abandi. Jean Paul ndakarabo keza k'Imana. Ntabwo mbizi niba ndi roza cyangwa ndi ibara ry'umuhondo, niba ndi ibara ry'umutuku, ntabwo mbizi, ariko ndakarabo keza k'Imana. Bibiliya iravuga ngo naremwe uburyo butangaza. Haleluya, naremwe uburyo bugize gute? Butangaza. Ntabwo usanzwe mu maso y'Imana. Satani rero ntabwo akwiye kukubwira ko Imana, murangurikiye, ntabwo akwiye kukubwira ko Imana yakwigirijeho nkana. Uri we wese uri mwiza, usa neza, uteye neza. Reka mbakosore mbakuremo ibintu isi ya 5G iri kuzana. Murabizi ko mu buzima bugezweho cyane cyane abagore nibo bafite ingorane kurenza abagabo. Twebwe ubu nta kibazo dufite. Abadamu bavuga ko mu Rwanda amakuru ahari nuko umudamu ugezweho mwiza nufite mu nda 0. Mu nda. Icya kabiri akaba ari igikara. Ibikara nibyo bigezweho. Igikara cy'ikinyafurika ku buryo umureba ukabona afite urukara rwiza rutarimo mukorogo. Ndeba hano rutarimo. Kera nigisha urubyiruko najya nyita ngo ni nkorogoto batarayica, ariko hashimwe Imana ko bayiciye. Yari maze abajene. Hatarimo nkorogoto mu maso. Noneho iyi isi rero itanga amakuru umuntu akayakira, atangira kurwana no gusa nuko isi ishaka. Kandi mwibuke ko hari ku Imana igize gute ishaka ibintu. None nk'umuntu Imana yahaye inyama kugira ngo ikoreshe umurimo wayo, ugasanga afite mu nda hatari 0, ubwo azarwana no kugira mu nda 0 bizagera ryari? Rwose reka makopezi banga. Yego rwose nimukore siporo, nimugabanye ibiro, ariko hari ibiro batagabanya. Ibiro byose byaje mu mugambi w'Imana no mu murimo w'Imana, urwana nabyo. Mfite umuntu w'inshuti yanjye yarangije amasengesho y'iminsi 7, ndamuzi rwose, ngira ngo namushumba ashobora kuba muzi, afite ibiri 100. Abirangije agiye kwipimisha asanga byabaye 106. Arambwira ati Jean Paul we amasengesho yaranyishe myavuyemo. Ikintu cyose cyaje kije gukora umurimo w'Imana ntabwo ushobora kukigabanya kuko ni umugambi w'Imana. Simbabuza kugabanya ibiro, ntabwo mbabuza kujya kuri regime, rwose ni mubikore, biri scientific approved, bifite ukuntu muri science bisobanurwa. Ariko nimukajye kuri stress yo kuvuga ngo urumva ngo bavuze ko ikirenge kigezweho ari gifite ibice 39, none ngewe ufite 42, ubwo ndarwana no kugabanya. Inkweto zizakwica. Ni wambara inkweto za 39 uzarwara urembe. Satani rero mu bintu akoresha ayo maranga mutima atarakira umuntu uko ari, akakubwira ngo Imana yakwigirijeho nkana. Ni wowe uhorana inzara, ni wowe uhorana ubukene, reba nuko usa, reba uko uteye, ngaho rira. Umuntu akarira. Sigara wiryamiye, umuntu akaryama. Va mu murimo w'Imana, umuntu akawuvamo. Bakamubwira ati ubishatse wanakwiyahura, nta nubwo uzanabaho. Agatangira kurwara indwara yaho ataragera. Mu bintu Imana ibandindira abakristo bo mu Gatenga, ibarinde kurwara indwara yaho mutaragera. Icya kabiri Satani akoresha nuko Satani akunda kuganiriza abantu b'Imana basanze mu gihe kibi, akababwira ko Imana inejejwe no kukubabaza, nta nimwe Imana yifuza kukugirira. Akabihuza n'amateka n'ubuzima abantu bagiye bakuriramo, akakwereka ukuntu tante watakugiriye impuhwe, mukuru watakugiriye impuhwe, umugabo atigeze agukunda nkuko agukunda, akakwereka ko no ku Mana nta buhungiro ufite. Ariko reka mbabwire ijambo rikomeye kugira ngo tuze gusenga mu mwanya. Yesu ashimwe. Haleluya. Ibi biragusaba yuko uhishurirwa urukundo rw'Imana. Ni ukuri mu bintu Imana ikubikiye ni urukundo rw'Imana. Ahantu hose ushobora kwibura, aderese zose ushobora kwibura, ushobora kujya mu bantu ntibakwakire ntibakwemere, ariko mu rukundo rw'Imana ruhora rwakira abantu. Niyo aderese yakira umuntu wese uko ateye, uvuga cyane uvuga gahoro, mu rukundo rw'Imana baramwakira. Umuremure n'umugufi mu rukundo rw'Imana baramwakira. Ufite amateka ashaririye n'ufite amateka aryoshye mu rukundo rw'Imana baramwakira. Uwize n'utarize mu rukundo rw'Imana baramwakira. Kubihishurirwa, haleluya,
bituma umuntu ahagarara mu gihe kibi akavuga ngo nubwo mpagaze mu gihe kibi ariko urukundo rw'Imana ruracyangose, urukundo rw'Imana ruracyari kumwe nanjye, bigatuma umutima ukomera akabona uko anesa amajwi y'abadayimoni. Icya kabiri cyanejeje umutima wanjye, haleluya haleluya, nubwo uhagaze mu gihe kibi ugomba kuvoma imbaraga z'ahandi hantu habi wanyuze, ariko Imana ikahagukura. Torero ry'Imana muraho neza, nta hantu habi twanyuze Imana ikahadukura. Jewe ndavuga ibintu byoroshye, ntabwo ndavuga ibintu bikomeye. No kubasha kwiyambutsa rompuwe ni ikimenyetso cyerekana ko ari umugambi w'Imana ukomeza. Sigaye nkorera ahantu hano hafi ya Lycée de Kigali. Naje kuhiga mu mwaka wa 4 ntwaye igikapu mvuye iwacu muri Nyagatare, ndaza ntabwo nari mpazi, ndayoboza mbona nisanze muri Lycée de Kigali. Icyo gihe ntabwo nari nzi kwambuka rompuwe kandi nari nagije imyaka 3 ya secondaire. Kwambuka rompuwe byansabaga kubanza kubara imibare. Ugiye umwana wo muri Gardien yambuka nta kibazo afite, nge byansabaga kubanza kubara imibare no kubanza kwiyambutsa rompuwe. Ubu nizanye rero ntimugire ngo harwaje mwanzanye, nizanye kandi uyu mujyi nkubyariyemo nkukoreramo nkufite n'akazi. Bikwiye gutuma mvoma imbaraga mu bintu Imana yakoranye nanjye. Mvuza koroheje bikantera kubwira Satani ngo ceceka, nubwo Imana ntayumva, nubwo Imana ntayibona mu bihe bibi. Haleluya! Ariko hari urukundo rw'Imana rukingose. Reka nsoze ko iyo ndize Imana indindi. Kuba warashoboye kubyara ukaba ufite abana baguhamagara dadi, bavuga muri Tinoro, bavuga muri Aruto, byose biraryoshye. Kuba warashoboye no kwiga iwanyu so adashobora kukurihira, ariko Imana ikagisunika. Nubwo wigiye ku mwamba ariko yarasunitse. Nubwo utize muri University of Rwanda ukajya muri Yerika ariko yarasunitse, wabonye uharangiza. Ukwiye kubivomamo imbaraga. Haleluya! Ikindi tugomba kuvomamo imbaraga, Yesu ashimwe, agakiza ni imbaraga zikwiye kuduhumuriza, kuko ntabwo dufite ibyiringiro bigarukira ino. Dufite ibyiringiro bitarangirira ahangaha, bitarangirira muri ubwo buzima babwira. Dufite ibyiringiro bizatwimurina, bikaduterura, bikatuzamura, bikatugeza iyo badapfa, iyi ntambara zitaba. Ni imbaraga zikwiriye gutuma Jean Paul nezerwa mpagaze mu bihe. Hari umwanditsi w'indirimbo yitwa Fanny Crosby, abiga iby'indirimbo, mu 1873 yanditse indirimbo ivuga ngo Breast Assurance, cyangwa se 97 mu ndirimbo zo gushimisha ivuga ngo nishimiye ko menye rwose. Yayanditse ari impumyi, yahumye afite ibyumweru 2, muzasoma amateka ye, ariko muri ibyo byumweru 2 urukundo rw'Imana rumusangayo. Amaze guhuma hinduka umuhimbyi w'indirimbo, yahimbye indirimbo bakoresha mu bitabo zigera hafi zirenga 8,000. Iyo ndirimbo yandika yarari kumwe n'undi muvandimwe, aricara arahumye ntabona, ariko nubwo atabona, haleluya, imbaraga z'urugendo yagendanye na Yesu habitsemo amateka adashobora gusibangana, yanditswe ku nkingi y'umutima udashobora kuvanaho. Aravuga ngo nishimiye ko menye rwose ko Yesu ari umukiza wanjye. Aravuga ngo yambwiye ko ndi umunyabyaha, ndihana ndizera arankiza. Aravuga ngo nibyo ndirimba, nibyo mvuga, nshima umukiza ubudasira. Ubuzima twanyuranyemo n'Imana, amateka dufitanye n'Imana, ibihe bikomeye twanyuranyemo n'Imana, ibihe bikomeye Imana yaturokoye, ibihe bikomeye nabonye mu Imana, bikwiye gutuma mvomamo imbaraga zituma mpagarara mu bihe bibi. Nashobora kumva amajwi y'abadayimoni atuma ntuka Imana, nkabwira Imana ngo nubwo nakubona ariko uraryoshye, nubwo ntakumva uri Imana nyamana.
Imana idufashe. Ibyo bintu bibiri, guhishurirwa ko mu rukundo rw'Imana twisangamo, kabiri tugahishurirwa imbaraga Imana yakoreshe kugira ngo iturokore ibindi twanyuzemo mbere yuko ibindi biza, bizatuma duhagarara neza tudatutse Imana, tutayitonganisha. Abisirayeli bamaze gutuka Imana, nanezerewe cyane ndimo niga inyigisho. Bamaze gutonganya Imana, Imana yarabahannye, ibahanisha ikintu cyantangaje. Ngewe nize siyanse byatumye njya gukora ubushakashatsi ngo ndebe ibintu byari bigize ubumara Imana yakoresheje. Bene da, Imana irakiza. Ikiza no ku butabire, ikiza no kuri chemicals. Abantu muri hano mwize, Imana irakize. Reka mvuga ibintu bitatu ku buryo nta muko nta burigira. Muzi impamvu? Na babandi mwize professional courses mwarwara umutwe utarabasha kubarura imari y'Imana. Nta database washyiramo ubukungu bw'Imana. Niyo mpamvu Imana yanze kuruhanya nta muko nta burigira. Ese abantu baranyumvise? Nta muko nta buri Imana igira. Muzabara imari zahawe mukorera no muri company n'ahandi, ariko iby'Imana byo muzabyihorere. Imibare yacu ntiyahuza n'iby'Imana itunze. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Icya kabiri, bikwiye kudutera kwizera ko amasoko y'isi nafungu, Imana izafungura andi masoko tutigeze tumenya. Imana irakize ku buryo itagarukira kuri ibi mwamenye. Hari ibyo mwabonye murabimenya, ariko hari ibindi Imana itaragaragaza. Ndashaka kubabaza akabazo ejo bundi naragasomye. Imana ituma igikona kuzanira eri y'inyama, yazikuraga abasomye Bibiliya, ntaho Bibiliya ivuga. Bivuga ko hari andi masitoke y'inyama Imana ifite n'imitsima tutaramenya. Abantu bakijwe bakizera, iby'isi n'ibifungwa tukiri inaha, Imana izadufungurira andi masoko isi itigeze kumenya. Jean Paul ndafashijwe. Haleluya, haleluya. Imana izadufungurira. Hetole sone kota shandota lose nawe. Handi masoko tutigeze kumenya. Wamenye bituruka muri diplome yawe, wamenye bituruka muri bene wanyu, wamenye bituruka muri network ufite, ariko harandi masoko, harandi masoko, hari izindi stoke, hari izindi store, hari ubundi bubiko Imana itaramenyekanisha. Ibikiye abana bayo, iracyabubikiye abana bayo. Iby'isi n'ibifungwa Imana izafungura. Icya gatatu, mundebe hano mbibabwire, mubibwire n'abandi. Imana dukorera, Imana mwahoze muririmba ukuboko kw'iburyo, irakize, irakomeye ku rugero itagisaba ibyangombwa. Ni Imana ikorera mu isi nk'ihamenyereye. Niyo yonyine mu isi yabaye idakurikiza amategeko mpuzamahanga. Abantu muri hano mwagiye mu bihugu by'amahanga mwasabye visa, ariko Imana ntisaba visa. Ni wawe ntikomangira umuzamu, ihakorera nk'ihamenyereye. Imana irakomeye, Imana irakomeye, irakomeye ku rugero itagisaba ibyangombwa. Ikorera muri Ukraine nk'ihamenyereye, mu Burusiya nk'ihamenyereye. Imana ikorera muri Amerika nk'ihamenyereye, ikorera mu bipangu by'abakomeye nk'ihamenyereye, ikorera mu bakene nk'ihamenyereye. Ni Imana niyo yonyine itubaha amategeko mpuzamahanga. Irabahana, imaze kubahana, ngiye kubakopeza ibanga. Abatari bagapfuye, ubumara bwari bumeze nabi, kuko n'ubumara bwafataga umuntu. Murangurikiye? Umuntu agatangira gushya, n'ubumara butwika. Abatari bagapfuye baravuga ati ariko tuzi ibanga ryo gukira, ni ukwicisha bugufi tukoroha. Mundebe hano mbabwire, mu bintu bishobora Imana, nubwo ifite ubwo bukaka n'izo mbaraga, ikintu cyitwa koroha. Ukareka kwirya umwiyemero no kwiyumva, ugaca bugufi, bishobora Imana. Niryo rembo ryonyine rishobora Imana. Babwira Mose, baramubwira ngo dusabire. Ngiye kugera ku cyo nshaka kuvuga, dusenge. Dusabire Mose we. Bibiliya iravuga ngo
Mose aragenda arabasabira, Imana iramubwira ngo ndashaka gukora ikintu kimwe. Shura inzoka mu muringa uyimanike ku giti cy'ibendera, aho abantu bose bareba, aho buri wese ahabwa serivisi zo kuhabona neza. Ndashimira Yesu kamanitse ahantu umuntu wese yamubona, uri mu gikombe, uri munsi y'ibuye, uri burasirazuba n'iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umusaraba wa Yesu umanitse aho abantu bose bamubona. Arangije ngo arabimanika, amaze kwimanika uwemeye agaca bugufi. Ngiye kubabwira utuntu tubiri twanejeje, kandi abarokore muri iyi minsi ubona batabyizera. Yesu afite imbaraga zo gukiza umuntu urwego rwose yaba ageze hapfa. Muri we harimo ubuzima busimbura urupfu, urwego rwose rwaba rugezeho rwica umuntu. Bibiliya iravanga abantu bose barebye kuri icyo giti, bakareba kuri iyo nzoka, bahawe ikintu cyitwa sanje. Wari ugiye gupfa ariko ubuzima buturutsemo kwinjiramo, ubaye muzima, kandi urwego bari bagezeho bapfa barakize babazima, bakomeza urugendo ari bazima. Reka mvuge ibintu bikomeye, nagiye mu byuhanuzi cyane. Ndashaka kubabwira ko Yesu wahindutse ikivume, wahindutse nk'inzoka, nk'imwe muzariye Abisiraheli, akamanikwa ku giti cy'ibendera, ku musaraba. Haleluya! Afite imbaraga zo gukiza umuntu urwego rwose yaba ageze hapfa. Murabyizera? 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 Reka mvuge ibintu bitatu bituma abantu badakira kandi bari ahantu Yesu akiriza abandi, ubundi dusenge. Ni bitatu, mubyandika ahantu muraza kubisoma mwitonze ko ndimo ndihuta cyane ngo dusoze. Hari ibintu bitatu natekereje kandi umwuka ure yampaye bituma abantu badakira. Niyo mpamvu mubona abantu bakomeje kurwara, divorce zikiyongera, abantu bagakomeza kugira urwango, ubusambanyi bugakomeza gufata abantu, ubutinganyi bukagenda bwinjirana abantu bakarara muri filime pornographique kandi baza no kuramya no guhimbaza, umwijima ugakomeza ukabudika. Ni iyihe mpamvu abantu bakomeza gupfa kandi bari imbere y'utanga ubuzima? Si ikibazo gikomeye twakwibaza? Ni iyihe mpamvu abantu bakomeza gupfa kandi bari imbere y'umugabo utanga ubuzima? Umurebyeho wese niko mwene data yavuze, Imana iguhe umugisha. Banza twaraye ahantu hamwe simbizi, ariko mu mwuka tugira ama frequency n'amarezo. Frequency ubwo zari zigiye kumera kimwe. Imana iguhe umugisha cyane. Ni iyihe mpamvu abantu baba ahantu Yesu ari akiriza abandi ariko bagapfa? Hari ibintu bitatu. Icya mbere ni umwuka wo gupinga, umwuka wo kugira gute. Hari umugabo witwa Namani mu Bami ba kabiri ibice 5 uhereye ku murongo wa 9 ukageza kwa 12. Ndabyigisha nitonze kugira ngo dusenge. Yarwaye ibibembe bigera ku rugero bitongora. Gutongora nicyo kinyarwanda cyiza, kugaragara ntibyumvikana neza, ntibifite ubwako busawundinga neza. Gutongora ibibembe biragaragara kugeza n'ubwo umukozi we wo mu rugo yabibonye. Ariko nubwo ari umukozi wo mu rugo afite adresse nziza. Hari ikintu cyantunguye, namenye ko Imana ishobora kwemera gukoresha umukozi wo mu rugo, umuntu agahinduka umukozi wo mu rugo ariko ari ufite adresse zikiza abandi. Ndabona mutanyumvise kambegere. Imana ishobora kwemera gufata umuntu ikamukoresha ibintu biciriritse ariko ufite adresse zikiza abandi. Igikomeye si ubuzima buciriritse tubamo, igikomeye ni ukumenya umurimo wawe mu buzima buciriritse. Ndabona mutanyumvise we. Nyumva, Imana ishobora kwemera kugukoresha mu buzima buciriritse, urankurikiye, ariko ifite impamvu imwe yuko ari wowe utanga amakuru y'abakiza abandi. Igikomeye rero si ukubaho mu buzima buciriritse, igikomeye ni ukumenya umurimo wawe mu buzima bugize gute. Usiko Imana ishobora kwemera gukoresha umuntu uri mu nkambi agatanga amakuru y'ibikiza abandi kandi ari mu nkambi. Ariko Mana ndanezerewe, Imana ishobora kwemera gukoresha umuntu ucumbikiye mu mazu yiwawe akaba ari guhereza inkuru zikiza abandi. Igikomeye si ubwo buzima bworoheje, igikomeye ni ukumenya umurimo wawe. Uyu mukobwa rero yamenye umurimo we, nari kumuvugaho ibintu bitanu ariko umwanya wanjyanye, reka mvuge kimwe. Yari yaramenye umurimo we, aramubwira ngo databuja, ibibembe urwaye twebwe muri Isiraheli dufite Imana.
ni ukuri yagukiza. Mujye murangira abantu imana yanyu, niba muyizera, niba muyifitiye icyizere, mujye muyirangira abantu muvuga ko yabakiza ibiyobyabwenge, yabakiza ubusambanyi, yabakiza ubusinzi, erega nanone itanga ubuzima, yabagirira neza. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo uyu mukobwa arangije kubimubwira, Namani agenda Isiraheli, ajya mu Isiraheli afite imyumvire ye, abanza kuyoba, ariko aza kugera kuri aderese nziza, agera kwa Elisa. Ahageze asanga Elisa yari mu mwanya wo kuba maso, kuko Elisa yari amagare n'amafarashi bya Isiraheli, nta mwanya yari afite wo gutakaza. Amutuma aramubwira ngo genda wiyuhagire muri Yorodani 7. Ngiye kubakopeza ibanga ryacanze abantu rituma abantu bapinga. Ntabwo Yesu yaje yambaye amakote nkaya. Yesu yavukiye mu cyaro, mu kagi gatoya k'i Betelehemu, murankurikiye, agiye noneho gukura ajya mu cyaro cya nyuma y'i Betelehemu, akurira i Nazareti. N'ingero atanga muri Bibiliya muzasanga ari nyacyaro. Yesu ni umwe mu bagabo batanga ingero z'inyacyaro, kandi ntabwo azitanga kuko atari we designer w'umujyi, niwe mwami watanze ibitekerezo byagutse by'umujyi. Murankurikiye, ariko yicishije bugufi ku rwego atanga n'ingero zo mu cyaro. Muzagereranye Pawulo na Yesu. Pawulo atanga ingero zo mu mujyi, ndaterana ibipfunsi, ariko sinkusha, ajya kureba ku ngufu, ndasiganwa. Urumva yajyaga ajya muri night run, ka free zone sport, akajyamo akiruka. Urumva nizo mu mujyi. Ariko Yesu we umubibye yasohoye imbuto. Baba. Ariko icyo namukundiye, ajya gupfa ntabwo yapfiriye mu cyaro, yapfiriye i Betelehemu. Muzi icyo bivuze? Buri muntu wese yegerejwe serivisi z'ubugiraneza. Aba mu mujyi bafite serivisi z'ubugiraneza kuri Yesu, n'abo mu cyaro bafite serivisi z'ubugiraneza. Icyacanze abantu rero ni ukubona umugabo witwa Mesiya wahanuwe aje aciriritse muri ubwo buryo. Aramubwira ngo genda wiyuhagire muri Yorodani. Mundebe hano bakopeza ibanga. Yorodani yari yuzuye, ifite inganagano, cyari mu gihe cyo gusarura ingano, kandi yaruzuraga cyane kubera ibintu byaneje. Urubura nyine rwarashongaga, bigatuma Yorodani yuzura cyane. Noneho hagatemba inganagano na za Seyiri n'umwanda, yasaga nabi. Babibwira Namani umugaba w'ingabo n'abapeti, bataregururuka ujyemo. Arababwira ngo no, umwuka wo kugira gute? Urumva arashaka gupfiraho abandi bagize gute? Kandi umuti yamaze kubona. Barakore bene data, ntugapinge inkuru zikubwira kwihana, no guca bugufi, no gushaka Imana, no gusenga. Inkuru zose zibonerwamo gukira ntukazipinge. Ujye upinga ibindi, ariko ntugapinga izo nkuru. Arangije ngo arapinga, ariko agira umugisha, abona abagaragu be bagireranwa n'umwuka wera. Baramuganiriza, baramubwira ngo databuja, iyo agutegeka igikomeye ntuba wagikoze. Bakamuga ati indwara yawe higeze turayizi, nuwagutegeka kurya amazirantoki wayarya. Ubwo mvuze mu Kinyarwanda kiri kode, kandi muranyumvise. Aravuga ati nubundi nayarya, reka njye muri Yorodani rero. Ngo ajyamo, aribira bwa mbere, yibira bwa kabiri, yibira bwa gatatu. Inshuro zibaye 7, ngo avamo afite umubiri nk'umwana w'uruhinja. Mwe muretse mbabwira ikintu cyantangaje, yaje aca amazi muri Isiraheli, ariko Yesu avuga ngo ibyo nazanye byose ndabijyanira Elisa. Asanga Elisa ntabwo ari mu mwuka wo kwakira ibintu n'ifeza n'amafaranga. Aramubwira ngo ibintu byawe byihamanire. Niyo yakamubwira ati utazitwaza ko ngewe nkoreshwa n'Imana ibintu kugira ngo nakire amafaranga n'ibindi. Iyankoresheje nkakora ibyo ngibyo, ni Imana ibasha kuntunga. Ngiye kubakopeza akantu. Bantu muhanura, undebe hano, nanjye ndahanura. Kandi abantu bahanura muri uyu mujyi barabashaka. Bantu muhanura, bantu mwerekwa, bantu murebera y'abanyamujyi, ndabasabye mubwire Imana ibaremera ubuzima, aho kugira ngo muzaburemerwe n'abantu mwahanuriye. Bazahindukira babaca amazi, ugira agaciro k'umunwa, ariko agaciro kawe kose kararanye. Bavuga batagifite umunwa arahanura, ariko arasabiriza. Dore uko areba. Imana ituma uhanura, ugahanura amamodoka, ugahanura amazu, ugahanura ibyo bintu bikomeye. Ni Imana yananirwa kuguha icyo gukora? Ni Imana yakuburira umushahara buri kwezi? Ni Imana yakuburira idenari 2? Ni Imana yakuburira ikintu cyagutunga? Muve mu mwuka wo gusabiriza.
dufite n'abantu mu minsi yashije nigisha iwacu ndababwira ngo nimureke abahanuzi mwe kubatwara nkuko mushaka abanyamugi, murimo barakoresha amakosa mugatuma bihata. Hariho n'igihe umuntu ntacyo abafite none ugasanga bagutumiye ngo musengane, umwe ari kuvuga ngo vuga mwami, ubwo nibo bategereje kuko bo bafinina bategereje ko uvuga. None kubera umwuka wo kwihata murankubikiye umuntu akabyihatamo, urumva umwuka ntuzi, ariko kubera ko byose bijya gusa ndotako uraje mwami ndakumvise, uvuga ngo uraje mwami umeze nk'umwasista umwenda ukingiriza hera watabutsemo kabiri, naho Imana yakuganiriza. Undi abantu babwira ikintu gitangaje, aramubwira ngo ubwo byanze minyumba ebyiri zitaka, umunsi nzajya ajyana n'umwami gusenga mu ngoro y'ikigirwamana cye, azajya asenga Imana ye, nanjye mfukame kwitaka. Mu mutima nzaba ndi imbere y'Imana ya Isiraheli kuko niyo nabonye ikomeye, nubwo mu mubiri nzaba ndi wacu Isiriya, ariko umutima reka mabwire abantu bageze kuri Yesu bakamumenya niyo abaca igihanga do yakubwira ati twara, ariko ndagumana na Yesu ko inyuma yo kudasa neza, inyuma yo gusa n'urwatahashi adasa neza, twamusanganye ubutunzi burenze ubuzima yaduhaye. Reka mvuge icya kabiri kiri gutuma abantu bapfa, cya kabiri cyantangaje, murankurikiye, ni ukwanga kurekura inyungu nyinshi abantu bavana mu byaha. Dufite abantu babayeho mu buzima bw'ibyaha bameze nka Baramu. Byatumye njya gusoma, muze kwasoma muri Bibiliya harabatungura kubara 22:34, muzasanga Baramu Imana yaramuburiye iranamutangira mu nzira, murankurikiye, ariko arakomeza arahatiriza, arayibwira ngo none se mbareke bagende nitahire. Akavuze ati ariko umutima wagiye, nubwo wantangiriye, nubwo wambujije, ariko ndagenda. Uziko Baramu yahagaze agahanura ibintu bizima, ariko ahagaze mu rupfu. Ngiye kubakopeza ibanga mu bintu Imana ibarinde kuririmba ibintu bizima, ariko muhagaze mu rupfu. Iturinde guhanura ibintu bizima, ariko abantu bahagaze mu rupfu. Nukuri yarahanuye avuga iby'Abisiraheli, ariko ahagaze he? Aravanga icyama nkazapfa nkabo, iherezo ryanjye rikazaba nk'iryabo. Aya magambo wayigisha abanyamuhamagaro bose, kuba kubaririmbyi abavuga butumwa bagiye bahanura ibintu bizima, ariko bahagaze mu rupfu. Ko yahaye Imana ibitekerezo ntiyashakaga kuvirira izo nyungu, Imana iramureka, ariko iramureka imujugunya ngo genda. Bakundwa bene data, Imana ibarinde guhanura ibintu bizima, kuvuga ibintu bizima, kubwiriza ibintu bizima, kuririmba ibintu bizima, ariko muhagaze mu rupfu. Nushaka utahana ko ngabo. Icyanyuma gituma abantu bapfiraho Yesu akiriza abandi, nuko utamenya ko imbere y'Imana abantu bakira. Hari igihe usanga umuntu nta makuru afite. Yabesi yagiye gusenga, na makuru mwasomye, yarabayeho ubuzima bushishana bugoye, amenya Imana. Amaze kumenya Imana, amenya n'amakuru ko Imana yamukiza. Ajya gusenga umunsi umwe, asaba Imana ibintu bine. Aravuga ngo Mana ndagusaba umugisha, unyagurira imbago, ukuboko kwawe kwiza kubane nanjye. Murankurikiye bene data, kandi undi n'ibyago ntibimbabaza. Mu ijuru baravuga ngo Yesu ibyo usabye tugize gute turabiguhaye. Reka mbakopeze ibanga, Imana iradutegereje twese kugira ngo idukenure. Kutabimenya bituma umuntu apfira aho abandi bakirira. Kutabimenya bituma umuntu apfira aho abandi baboneye ubuzima. Nsoza kugira ngo dusenge, Yesu yavuze ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimbura, ariko ngeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo bwinshi. Imana ishimwe ko Yesu cyamuzanye no kugira ngo tubone ubugingo bwinshi. Ntabwo ari bigarukira ku bugingo buhoraho, harimo no gukiza ibikomere, harimo no kubohora umuntu w'imbere, harimo no kubohora ibitekerezo byawe, harimo no kuducomokora kuri karande za kera akaducomeka ku ifishi y'Imana. Abantu bakijwe neza bakabohorwa ntabwo babarurirwa handi, tubarurirwa ku ifishi y'Imana. Biciro nibizamuka mu mujyi turi ku ifishi y'Imana, ibihe nibikomera turi ku ifishi y'Imana. Imana ibampera umugisha. Kansoreza amasaha yacu yageze. Ombeka amaso yawe dusenge. Yesu wahindutse ikivume ni udukiza. Ukeneye gukizwa na Yesu? Ukeneye gukizwa na Yesu? Birashoboka ko waje mu rusengero ufite agahinda kenshi,
wumva no kwiyahura wakwiyahura, Yesu arahari ngo agukize. Birashoboka ko waguye ukumva Imana itakubabarira, Yesu arahari, imbabazi z'Imana zirahari. Birashoboka ko utazi Yesu, turimo tumuvuga ukumva ni imibare cyangwa igifaransa, ariko ngwino Yesu agukize. Ninde muntu uri muri aya materaniro warambura ikiganza muri ababera bateraniye hangaha akavuga ngo ndumva ashaka gukizwa na Yesu? Namaze kumenya ko Yesu yahindutse ikivume ngo agize. Imana iguha umugisha cyane, uhisemo neza, uhisemo neza, uhisemo neza. Ngwino Yesu agukize. Niba ari n'abadayimoni bakuniga, n'imyuka mibi ari kuniga, biragaragaza ko aderese yawe atari nziza. Tari intambwe, Yesu yiteguye kukubohora. Nimuhombeka amaso yanyu ndabinginze, mureke ababene data baze, kuko Yesu yabararitse ngo abakize. Ni serivisi abafite hano mu Gatenga, hari serivisi zo gukiza kwa Yesu. Ngwino waraguye, wasubiye inyuma, ubuzima bwawe bwarangiritse mama, ubayeho ubuzima wumva wakwiyahura, wumva uri nta kigenda, imibereho yawe yarangiritse, mushiki wanjye tera intambwe. Yesu yiteguye kukubohora. Yambwiye ngo nze nkubwire ngo Yesu wahindutse ikivume kugira ngo adukize. Ntabwo abantu bakuzi, birashoboka ko n'abantu bagutaye, n'abantu batakugirira icyizere, ariko Yesu yiteguye kugukiza. Yakuntumyeho ngo uyu munsi arakubabarira, arakubohora, araguha ubuzima, arakugarura, arongera kugirire neza. Ndagira ngo dusenge. Imana inganiriza yarambwiye ngo uzasangamo umugabo ufite agahinda kenda kumuturitsa umutima, kandi ubuzima bwe buri mu kaga kuko yegereye urwobo runini. Uri hano ufite agahinda kenda kuguturitsa umutima, ni wowe mbwira, nta wundi mbwira, si iruhande rwawe. Tera intambwe tugusengere. Ufite agahinda kenda kuguturitsa umutima, abandi musenge, mwisengere, muhamagara Imana. Genda shaka uriya mwene data Imana yantumyeho. Ufite agahinda kenda kuguturitsa umutima, umerewe nabi rwose, ubaye ubuzima buri muri riske, hasigaye gatoya ugapfa, ariko Imana irashaka kukubohora. Hari serivisi z'ubugiraneza bw'Imana ziri iruhande rwawe. Ngwino Yesu akugirire neza. Oh, Yesu ni wowe ashaka, Yesu ni wowe ashaka, aragushaka. Ngwino, ngwino akubohora. Ubaye ubuzima bw'ibiyobyabwenge, wanyweye urasinda, nabyo ntibyagukijije, ariko Yesu afite imbaraga zo kugukiza. Yesu afite imbaraga zo kugukiza. Umerewe nabi, ubuzima wagiyemo bw'abagushuka n'ibigare, mubayeho ubuzima bw'ibyaha, iwanyu bamaze no kuguta mu mutima. Ngwino Yesu afite imbaraga zo kugukiza mama, afite imbaraga zo kukubohora mushiki wanyu, afite imbaraga zo kukurema umutima. Nubwo abandi batakwakira, ariko hano hari ibiganza byiza byiteguye kukwakira. Ngwino akuvane igisuzuguriro, ngwino asenye imikorere yose yagufashe, ngwino amenagura imbaraga mbi zagufashe, ngwino ubohokere imbere y'umugabo ubohora, ngwino wakire ubuzima, ngwino Imana ikumvisha umunezero, Imana yongera itahisha ibyishimo muri wowe, amahoro menshi atembe nk'uruzi, Imana yongera ikora ibidasanzwe muri wowe. Ngwino Yesu yiteguye kugukiza. Oh, ndanezerewe. Urakoze Mwami Yesu, urakoze Mwami Yesu, kuko gukiza kwawe gutangaje. Urakoze Mwami Yesu, urakoze Mwami Yesu. Shandota losena kuwa alolezone kota. Ngwino mwa, ngwino, ngwino, ngwino. Ubuzima ubayemo burakugoye, umwijima urabuditse, ufite ubuzima bw'ibyaha, umerewe nabi, urugo waruta, wamaze kuruta mu bitekerezo. Ngwino Yesu akumvisha umunezero. Ngwino uduhagarike, umfashe.